The Zoom TV 24. Yego ntago nabihakana twe dufitanye ibibazo ariko nanone ntago najyaga kuri Instagram nsanga sibya amafoto nanjye muri urwo rwego nyakura. Niwe wabanje gusiba yawe. Niwe wabanje gusibaye ku rukuta rwe rwa Instagram. Yasibya yande yawe. Yasibyayo turi kumwe ayanjye yashyizo nandi yose turi kumwe. Batabaye kubeshyanya. Uvuga ko wari yakiye ko waratandukanye na DJ nta gikomere byagusigiye. Birumvikana ibikomere n'ibyabura ariko kuri nge burya ikintu ndeba ni imbere. The Zoom TV 24. Turakoze kwemera kuganira na The Zoom TV 24 ngira ngo baduheruka uri umukobwa wakunzwe na ambulance se wenda muheruka kongera guhura. Oya nago deruka guhura kuko ntago nkigera muri biriya bice bitewe nuko iyo umuntu ahinduye akazi ahindura n'imibereho agahindura wenda nahantu yajyaga bitewe n'ahantu ari. Uvuga se ko ambulance wahinduye imibereho utamwikoza. Si ukuvuga ko nta mwikoza uko ntago nigeze nkundana nawe kuba yarankunze ntago bivuze ko wenda ngiye naba naramukunze. Gukunda umuntu bibaho bitewe nuko wenda ngo mukunze kuko amubonye kuri televiziyo bimukunze kubera ko amubonye ari umunyamakuru bitewe n'ikiganiro akora ariko ndakeka ari rwo rukundo yashakaga kuko nawe arabizi ntago yigeze antereta nubwo yantereta ntago ravuga ngo ntiyantereta ariko ntago yigeze bitinyuka ibintu byo kuvuga ko ntereta nyine yankunze nk'umuntu uri aho ngaho gusa. Birasa gukunda umuntu uri aho ngaho. Nk'umuntu uri aho nyine nk'umuntu ashaka kureba kuri televiziyo akishima bitewe n'ikiganiro akora. Yes, nyuma yo kuza gutandukana nimvuga gutandukana wenda na ambulance sinzi niba ndabivuze neza ariko nyuma hagiye havugwa amakuru ko wakundanye na DJ ndetse ku mbuga za nkoranyambaga yagiye umushyiraho kugeza ubu inkuru ishobora kuba itakiri yayindi byagenze gute kugira ngo mutandukanye n'umu DJ byavugwa ko mukundana. Ayo mafoto sera afite dida. Amafoto arahari ku mbuga nkoranyambaga rwose wamushyiragaho kandi uvuga ko ari sheri wawe wibihe byose kwanza umugabo wawe ukavuga ko yari umugabo wawe urukundo rwaje gupfira he. Kuba naramushyiragaho yego ibyo ngibyo ntago nabihakana ariko hari igihe umuntu agera wenda agakundana n'umuntu bikagera kuri rwa rwego wumva ko ugomba kwirekura cyangwa se rwa rwego wumva ko abandi bose utagishaka ko mugendana cyangwa se muvugana. Gusa nyuma yaho nyine ibibazo hari igihe biza kandi bikaza utabiteguye ibibazo byaje kuza ibibazo bimaje kuza yego nko bivuze turatandukana abenshi nyine bambaza ibintu byinshi nawe wabimbajije urambwira se kubera iki wasibye amafoto ku mbuga nkoranyambaga zawe ariko umuntu yateye intambwe ya mbere agafata step ya mbere agasiba amafoto ku mbuga nkoranyambaga ze hari icyo wenda bashatse kugaragaza kuko no kugira ngo abashatse kugaragaza no gusiba abashatse kugaragaza ko mutakiri kumwe cyangwa se wenda yabonye abandi bitewe nuko abenshi bagiye babimbaza ati no kubera iki mutari kumwe ati bimeze bite nabimenye ntago ubundi muri iyo minsi najyaga kuri Instagram yego ntago nabihakana twe dufitanye ibibazo ariko nanone ntago najyaga kuri Instagram nsanga sibya amafoto nanjye muri urwo rwego nyakura. Niwe wabanje gusiba yawe. Niwe wabanje gusibaye ku rukuta rwe rwa Instagram. Yasibya yande yawe. Yasibyayo turi kumwe ayanjye yashyizo nandi yose turi kumwe. Wabyakiriye terera kimara gusiba amafoto mwamuri kumwe nk'uko. Amaje gusiba amafoto turi kumwe dida urumva nawe ntago byagushimisha birakubabaza kandi ikindi burya iyo abantu bazi ko uri kumwe n'umuntu cyane bakabona murahorana bakabona hora umupostinga nyine hari ama comment bahita bumva ko mwakundanye ikindi yasibye bahita batera ama comment atari meza abenshi bagahimba ati barabanaga bashwanye cyangwa se undi yabonye undi ibintu nk'ibyo ngibyo batanafitiye gihamya nibyo bahimbaga ubundi byo ukuri kwabyo nuko oya ukuri kwabyo nuko nyine hari utubazo twagiye tuvukamo ni ibibazo byagiye bivuka ariko nyuma y'ibyo bibazo twagerageje kongera kwiyunga nubwo wenda ubu ngo bitameze nkuko mbere byemeze mbere bavugaga urabona ko akundi hari imigani banciriye benshi amashara ngo niyo ufata urabona amashara nyine andi yumye ugashyiraho umuriro agahita yaka agahita anazima ariko inkwi zigenda zaka gake gake niyo mpamvu uzasanga umuntu ngakundanye n'umuntu imyaka 6 ugasanga andi bakundanye icyumweru kimwe birashyushye bitewe n'icyo babyita yuko nta ntego cyangwa se ibintu nk'ibyo ko rwanyu bara amashara rero. Abenshi niko babifashe ariko nyine nk'abantu bakuru hari uburyo handoringa ibintu byose bitewe na station irimo yego nta kuntu bitari kuhaza umuntu ariko byose byaragiye birakemuka
kugeza kuri ubu ngubu ndumva nta kibazo yaba nta njyewe gikomere ufite cyo kuba utakiri kumwe na DJ hagiye yitwaga DJ nde ndakunda kumwita ngo DJ nde urashaka kumumenya ariko se ni byiza yego twarakundanye cyane ni byiza ko namuvugira wenda hano kuri The Zoom hari ikibazo se ntimwakundanye se ntibizwe n'ubundi nitujya kuri amafoto ye ntidusanzwe tumuzi nyine nubona ushobora kuba ufite amafoto ye cyangwa utayafite ariko nyine ushobora kuyabona ariko nyine ugiye kuri Instagram bitewe nuko yahinduye izina ntago wamubona mwaratandukanye ahita yahindura n'izina yahinduye izina kuri Instagram yego bitewe nuko wenda atashakaga ko hari abantu utazongera cyangwa kumubonaho utazongera kumubonaho ariko uyu muntu ahinduye izina ibyo ari byo byose kandi burya abantu bakundanye kandi ikindi ukundanye n'umuntu igihe kirekire agatima kagenda kaza agatima kagenda oya ntago ariko navuga ko wenda agatima kaje cyane agatima kaza rimwe kakongera kagaruka ariko nanone ugatuze bitewe nuko uba uri muri situation kandi nawe ubona ko nyine nta kindi warenza ariko wenda hatabaye kubeshyanya uvuga ko wariyakiye ko waratandukanye na DJ nta gikomere byagusigiye birumvikana ibikomere ntibyabura ariko kuri nge burya ikintu ndeba ni imbere ese niba nkora itangazamakuru nzagera kure mu itangazamakuru gute kugera kure mu itangazamakuru nuko hari byinshi ngomba kureka hari byinshi ngomba kwigomwa nkareka nareka bimwe nkakomeza ibindi nkuko nkubwira ngo iyo ushaka kuba umunyamakuru wo ku rwego rwo hejuru iyo ushaka kubaka kariyeri urayubaka ibindi bikazizana ati shaka inote abagabo bazizana njye ntago najya kugushaka ahubwo we ngwino nshaka bitewe n'ibikorwa nakoze nubake kariyeri yanjye nimara kuyubaka neza numvishe ngeze aho nshaka ibyo nabisubiramo byo gukundana bitewe nuko wenda ariko ruba wumva nta byo gukunda usa nko wabivuyemo gake reka nkubwire hari ibibazo umuntu ahura mu buzima bwa buri munsi agahita yumva ko ibyo gukundana yabivuyemo akumva ko n'ibyo gukundana atapfa kubisubiramo bitewe n'iki bitewe n'ibikomere bitandukanye umuntu ahura nabyo barabivugaga simbyumve ariko ubu ngubu niyakira nk'abarasta nabo bakubwira ngo ibintu byose bifate nk'aho biri izi nta kibazo ahubwo wubake kariyeri yawe numara kubaka kariyeri yawe ibindi biziza twavuga ko DJ yaguhemukiye niko wenda twabivuga cyangwa se abandi bantu babivuga kuri washobora kuvuga ko namuhemukiye cyangwa njye nkavuga ko yamemukiye gusa ndakeka ko Raina nta kibazo mfitanye nawe wenda yabikubwira nta kibazo mfitanye nawe ubu ngubu nubwo byateje saga cyane ngo hari uwo ngo nakunze ngo ndamubeshya abahanze ni kwa kundi bita wowe icyo namwita ni kwa kundi umuntu wenda bashaka kuzamukiraho cyangwa se kumva hari ibikorwa akoze ati nanjye muzamukiraho bigende gutya kuko ntago biri ibintu byo kwirirwa uvuga ngo byagenze gutya mbese mugani wa Knowless umutima wagukunze ntawagiye uracyahari buragarutse mugakundana ngo uracyahari agarutse mugakundana uko bimeze rero Didas nawe uko bibona hari nakubwiye hari kariyeri nshaka kubaka noneho bitewe na discussions wenda ngirana nawe cyangwa iki bishobora kongera kumera uko byari bimeze cyane bimera uko byari bimeze ariko icyo nemeza ni kimwe cyo nuko burya hari icyo wubaka cyangwa se hari icyo urema kugira ngo abantu bagushaka pano yo kujya kubashaka wenda ashobora kuvuga ati wenda namuretse kubera byari bimeze gutya ariko hari ahandi revugeraho cyangwa se ubundi buzima uhindura umuntu akaza kukwirebera kandi akabona ko yanakosheje kuko hariho abantu niko nabyita bari hashi cyane afata ibyemeza ahubutse atabanje kugisha inama nawe ubwo atabanje kwigira inama bitewe nuko wenda afite ako kazi bitewe n'ubuzima arimo akumva ati ngiye ngomba gukora ibi ngiye wenda ndamusinga nzabona abandi bakobwa ariko burya ntuzirukanyire ku muntu kuko umubonye ku isura ahubwo uzabanze hari umugani nkunda cyane mu Giswahili bavuga ati nyumba si mlango fungua ingenda ushobora kubona inzu hanze ni igipangu cyiza ariko wafungura ugasanga ni ibyondo nyine wajya urakandagiramo ibyondo kikakugera ahangaha ku birenge ugasanga undi nyuma ntagashamaje cyane ariko ibikorwa byakora buri munsi ni ibikorwa byiza cyane kandi ibikorwa bishobora kugeraho bimugeze ni ukuvuga ngo nujya gukunda undi muhungu banza uzitonda cyane uko mbitekereza njya gukunda undi ariko wamukunze kuko ari DJ ubundi cyangwa oya ntabwo namukundiye ko ari DJ iyo nza kumukundira ko ari DJ hari abandi ba DJ benshi banterese mbere yiwe hari n'abandi bantu benshi cyane banterese namukunze kubera ko byari bindimo mukunda kubera ko nari mufitiye urukundo nyine rwari rundimo ntabwo nari mukurikiye amafaranga nta kindi nari mukurikiyeho nari mukurikiyeho umutima ndagushimiye cyane wakoze kandi buriya uzabona undi mukunzi si bwose ngusana imitima ariko niko bimeze Steve ndayisana yes alaye agahozo Amiera
kugeza ubu ibye na DJ nyine ngo byabaye bihagaze ariko twizera ko rimwe na rimwe abafaransa baravuga ngo après la pluie le bon temps ibi bintu bizagera bimere neza. My name is Didas aka The Zoom TV24. Like, comment, subscribe and don't cyangwa se ntiwibagirwe gukora share kugira ngo n'abantu bose bajye babona video zitandukanye. Ushaka ko tugusura, ufite ibikorwa by'indashyikirwa, ufite udukoryo twishi, twandikiye kuri iyo nimero yacu ya WhatsApp tukwitaba vuba fast. Keep watching. Dabzawe, what the fuck amwa? Subscribe to Zoom 24. Ubundi uje amakuru gagezweho, abahanzi bagezweho, abantu bagezweho, umuntu ugezweho. Nimba utarabikora ndawugezweho ngawe. The Zoom TV24.